mwese muri hano members ba Unity Club n'abatumiwe. Ibyo Korea Fast barora avuga nibyo, iyo ugiye mu gisirikare babanza kugukoramo igisivili. Ni kimwe n'uko ubona computer irimo ibintu byinshi cyane bitandukanye kugira ngo uyitegure neza, ukabanza ukayideformata ukayihanaguramo ibirimo byose, noneho ukayifomata uko ushaka ushyiramo software ushaka kuzakoresha. Niko igisirikare cyubatse, nako giteguwe. Ariko mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu, icyo naheraho mvuga nuko rwagiye rutangirira ku mahame ya ndi umunyarwanda. Ku mahame ya ndi umunyarwanda, abakuru bari hano barutangiye, ndababona ba Muzehe Tito n'abandi babanje kubaka RPF ishingiye kuri ndi umunyarwanda, izagendera ku mahame ya ndi umunyarwanda. FPR ubwayo yabanje kwitegura kwiribaratinga mbere yuko itangira kuribaratinga igihugu. Amahame yo kubaka u Rwanda niyo yatangiriweho, ku buryo habanje kwigishwa abantu, abakada barategurwa, bamenya neza RPF ikirwanira, baragisobanukirwa. Ni nayo mpamvu urugamba rwo kubohora igihugu cyacu hari impande ebyiri. Hari FPR ifite uko yadefiningaga umwanzi. Umwanzi ninde? Umwanzi wa FPR yari system ikandamiza abanyarwanda, ibuza u Rwanda gutera imbere, yahejeje abanyarwanda hanze n'abari mu gihugu badafite uko bazigera batera imbere. Uwo ni wo mwanzi, niko RPF yamusobanuraga. Leta ya Habyarimana FPR yarwanyaga yasobanuraga ite umwanzi? Yamusobanuraga mu ijambo rimwe gusa: umwanzi ni umututsi. Niko byari bimeze. Umwanzi ni umututsi, ni inyenzi, ni imbaragasani, ni ibyo byose, bitutsi byose bibaho. Ari nayo mpamvu urugamba rutangiye abatutsi bibasiwe hano, barafungwa muri za stade, ngo ni ibyitso n'iki byose barabibasira. Murumva rero itandukaniro ryari rihari. Aho FPR yavugaga iti turarwana, yes, n'igihugu, turarwanya institutions z'igihugu zifasha iyo leta gukandamiza abantu, ari zo ngabo z'igihugu. Kandi umwanzi ntabwo ari abantu, ntabwo ari abaturarwanda, umwanzi ni iyo system mbi. Leta ya Habyarimana yo byari kiriya, umwanzi yari umututsi. Kandi byaragaragaye uko byakomeje, urugamba rukomeza. Abantu bose bazaga ku rugamba, urubyiruko rwazaga ku rugamba, rwazaga ruvuye ahantu hatandukanye. Haba mu Rwanda, haba Tanzania, haba Kongo, haba Burundi, haba muri Uganda. Yewe n'abavaga mu gihugu kimwe ntabwo babaga bahuje ibintu byinshi. Abavaga mu Uganda bavaga ahantu henshi hatandukanye bataziranye. Abavaga i Burundi bose ntabwo ariko babaga bahuje. Hari abavaga mu giturage, hari abavaga mu nkambi, hari abavaga mu miji. Kongo ni nini, abavaga Rubumbashi ntabwo babaga bahuje n'abava muri Kivu. Abavaga mu Rwanda murabyumva namwe uko hari hateye, n'abazaga niko bari bateye bamwe. Abo bose rero bagombaga gushyirwa ku murongo umwe wo kugira intego imwe y'icyo barwanira. Icyo barwaniraga ni u Rwanda. Ni u Rwanda ruteye imbere, rwunze ubumwe, rudevelopinga. Bivuga ko uwabaga bagezeho yajyaga gukora ku mbunda yarabanje guhindurwa, mwavuze ngo ni uguforomata. Nuko deformata byarajyaniraga byose, byagenderaga hamwe. Inyigisho z'icyo umuntu arwanira, imyitwarire, uko agomba kwitwara, indangagaciro agomba kugira, noneho n'uburyo agomba kurwana, byose byagenderaga hamwe. Ni ukuvuga ko RPA yabanje kwibohora ubwayo
mbere y'uko ibohora u Rwanda, ariko birumvikana ko kwibohora biba ari urugendo, discipline, imyumvire, imitekerereze, ideology, buri gihe byabaga biri center mu byo twakoraga byose kugira ngo dushobore kubohora u Rwanda uko byifuzwa. Harimo challenge nyinshi cyane, harimo ibigeragezo byinshi cyane, habagamo kurwana no kurwana. Urugero natanga ni nk'uko iyo mu Rwanda harabafatwa ku rugamba, barafatwaga, twarafatwaga, natwe harabo twafataga. Hari naho byageze mu 1993 biba ngombwa ko mu mishyikirano ya Arusha n'ibyari byemejwe ko abasirikare bari aba leta bari ku ruhande rwa FPR bari barafashwe basubizwa leta, na leta nayo igatanga aba FPR yari yarafashe. Icyo gihe imibare nibuka neza nuko FPR yatanze abasirikare 59. Abo nabemeye kugenda, hari abanze bagumana na FPR. Ku ruhande rwa leta baduhaye abasirikare 3. Ni ukuvuga ko abacu bafataga bose barabicaga, bose barabicaga. Baduhaye umusaza umwe witwa Naniya, baduha undi musirikare witwa Nyirigira, baduha n'umusaza wari inyenzi kera witwaga Ngurumbi. Nibo bantu baduhaye. Abandi bose barabicaga ku buryo batatinyaga no kwica n'abakobwa bafatiye ku rugamba. Bitabaga no mu mateka y'u Rwanda. Ndibaza ko mu Rwanda no mu ntambara zarwanwaga na kera nta mukobwa wicwaga ku rugamba. Ariko dufite ingero nyinshi cyane. Dufite ingero z'abakobwa bafashe bakabica, bakabicana nabi. Hari umukobwa wacu wari umukaporari witwaga Rukotana, afite abavandimwe be hano bamwe ndabazi, hariya ku Kidaho, baramufashe. Icyo bakoze bashinze igiti, bazana amaguru ye bagicisha hagati, baramushinga, bamushyira ku muhanda aho ngaho. Tugarutse kumushaka dusanga ahagaze, twibaza ngo ni muzima, naho bamucishijemo igiti gutyo. Ibyo ni ikigaragaza abantu batari bafite ubumuntu na gato. Rero abo basirikare 59 twahaye leta, hari abo twasigaranye. Abo twasigaranye bagumye mu ngabo kandi bagira akamaro. Ibitero bimwe byaza Ruhengeri ya kabiri, Ruhengeri ya kabiri ntabwo twari kuyishobora iyo tutagira umusirikare nka Minani twari twarafashe tukaintegratinga. Niwo watweretse n'inzira, niwo watweretse n'umwanzi aho ari, kuko yari ahavuye yarabizi. Bishoboka neza ko kurasa umujyi. Rero mu nzira yose yo kubohora igihugu cyacu, ndi umunyarwanda yari mu mitwe y'abantu, kuko objective ya mbere kwari igihugu cy'u Rwanda. Igihugu kibereye abanyarwanda cyunze ubumwe. Igihugu cyagombaga kubaho. Ariko birazwi ko hari n'abaje icyo gihe, muratubwira abazaga mu gisirikare. Icyo nari ngiye kukibaza ndakibaza nyuma y'ikindi ngiye guheraho. Mu gihe cyo kubohora, cyo guhagarika jenoside nyirizina, hari abaje mwamaraga kubohora bakahita bajya mu gisirikare. Kandi uyu muntu ucitse ku icumu, urokotse, winjiye mu gisirikare, mumufitiye umwanya wo kumwigisha ubwo bunyarwanda kuko aje akomeretse. Abo bo mwagiye mubafasha mute? Ese uyu munsi bwo uje muri RDF nubwo atari yo mushinzwe muri iki gihe, ahurira he n'ubwo bunyarwanda? Kuko umuntu ashobora kugira impamvu zinyuranye. Tuganira n'abantu benshi afande bakavuga ati ngewe nzajyamo kuko wenda nka mukase yamuzengereje, akibwira ko ageze mu gisirikare yabona agakoresho. Abantu bashobora kuza batekereza agakoresho kuruta umwuga. Bose buri gihe mwababoneraga umwanya cyangwa mubafitiye umwanya? Birumvikana
nyuma yo guhagarika jenoside abasirikare benshi bazaga bafite ibyo bitekerezo by'agakoresho bashaka kwihorera, bazaga bashaka ako gakoresho, ariko icyo basangaga RPA ikomeye cyane idadiye, basangaga RPA idadiye ku buryo ntaho bashoboraga kwinyagamburira, byari bigoye. Ariko abantu n'abantu, hariho ababikoraga ku giti cyabo, uwo nguwo agahanwa by'intangarugero, hari n'uwabikoraga akiyahura. Hari umusirikare wabikoze Gikondo hariya ariyahura, arangije kwica abantu hari igicubwe. Hari abagiye bahanwa, ni uguhozaho. Ariko byagiye kugera 94 ingabo za RPA zimaze kuba ubukombe ku buryo n'uwazizagamo uko yabateye uko ariko kose yageragamo agahinduka byanze bikunze. 94 haje abasirikare benshi 1500 icyarimwe mu kwezi kwa 7 barakiriwe, hinjiye abana benshi cyane bavangwa n'abo ngabo. Birumvikana ntabwo byari byoroshye gukora integration nyuma ya jenoside yari korewe abatutsi muri ako kanya, aho abari barokotse babonaga ko ari ugushinyagurirwa kwinjiza abasirikare bakoraga jenoside cyangwa bari ku ruhande rukora jenoside. Birumvikana abinjizwaga nabo ntabwo bari bafite icyizere cy'uko bagiye kujya mu ngabo ngo bakorere igihugu. Bumvaga ko ari amayeri y'inyenzi, ko ntabwo bari bwinjizwe, nta gaciro bazahabwa. Ariko ntabwo ariko byagenze. Barahari hano bamwe baza kubyivugira. Icyiza nuko abantu bagihari bakwiye kujya batinyuka bakavuga amateka yabo, ni nayo yafasha aba bana bakiri batoya, kuko ni ibintu biba byarabayeho. Ni amateka, twese dufite amateka twaciyemo. Abantu bajya batinyuka abivuge, kuko nta ngaruka byamugiraho, ahubwo ni isomo ryiza ry'abandi bashobora kuba bakwigiraho. Abo basirikare uvuga bahagaritse jenoside cyangwa binjiyemo igihe jenoside yakoraga abatutsi yahagaritswe, bari bakiri bashya. Ntabwo hashize igihe gitoya cyane, ni benshi muri bo bambukanye n'abandi kujya gucyura impunzi zari hakurya. Impunzi zari hakurya, umuzi aho zari ziri ni Mugunga, ni Katare, ni Gahindo, ni Gashusha, ni ku mupaka, ni Kibumba, ni hose. Ariko hari nk'ingero zimwe umuntu yibuka ukabona ko bitanga icyizere cy'uko kuba umunyarwanda, ndi umunyarwanda, ari ibintu byoroshye biremerezwa n'abantu baba bafite inyungu zabo ku giti cyabo, ariko ntabwo ari ikintu kigoranye cyane. Ingabo zimaze kwambuka kujya gucyura impunzi zaciye hagati y'inkambi nyinshi. Hari inkambi za Mugunga, hari n'inkambi zari Katare na Kahindo muri Rucuru. Zaciye hagati, ingabo zaciye hagati. Duciye hagati, ingabo zari za exfar zari zarahunze ziza kudutera mu birunga bya Nyamuragira. Zije kudutera, ikirunga kiraruka. Ikirunga cya Nyamuragira kiraruka 96. Kirutse ari exfar twarwanaga twese turahunga, kuko nta washoboraga kwihanganira ikirunga. Exfar zihunze, ntabwo nibuka aho zahungiye, ubwo zagiye mu ahantu kureho. Noneho hari impunzi zituruka Gatare ni muri Rucuru, zishaka guca hagati ya Nyamuragira na Nyiragongo ngo zijye Mugunga. Kandi aho zagombaga guca niho amashami y'ikirunga cyarukaga, niho yacaga. Uzi icyunga kiruka kigaba amashami, ushobora kwibeshya ugaca ahantu amashami akaza guhura ukagoterwa hagati, byose bigahura. Icyo gihe ingabo z'inkotanyi icyo zakoze niki, twahagaze ahantu tudiployinga abasirikare kugira ngo izo mpunzi zavaga Katare zijya Mugunga zitagwa mu kirunga, zidaca muri ayo mashami y'ikirunga, zibacisha ku ruhande.
zibacisha ku ruhande. Umudamu nibuka warimo ni umudamu witwa Marie Rose, yari atwite icyo gihe. Marie Rose ashobora kuba akora muri RGB, ashobora kuba akora muri RGB. Iyi nkuru ndayivuga, twayibwiye abantu bakoraga ubushakashatsi b'abazungu barimo abanyamerika n'abongereza, ntibanyurwa, baravuga bati muratubeshye. Bikoreye private research yabo, bagaruka nyuma hashize umwaka umwe, baza batubwira bati ibyo mwatubwiye nibyo, ntabwo twashoboraga kubyemera ko inkotanyi zashoboraga gukora ibyo bintu. Ariko niko byagenze. Buriya iyo inkotanyi zitahaba, impunzi zose zo muri Katari, mu nkambi ya Gatari na Kahindu, ntabwo zari kugera Mugunga, zari kumirwa muri kiriya kirunga cyarukaga. Nuko nguko bimeze. Rero RPA yari yariteguye, hari imyiteguro mu myigishirize, mu miyoborere, muri ideology, nibyo byafashije kuba ipfundo rya Ndi Umunyarwanda. Hanyuma icyo navuze kindi nari bubaze mbere yuko mbaza n'abandi turi kumwe bagiye gukomeza batuganirira, ni ikijyanye n'abandi bagiye baza cyangwa namwe mwagiye gushaka. Hari abo mwagiye gushaka ari bakuru, ndibuka Leta Kanyarengwe, mufite uko mwamugezeho nawe aza muri mwe, n'abandi bantu bagiye baza ari bakuru baza babasanga. Ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda rimwe bitangira, hari abana batoya batubwiye bati, batabasaza batubwiye ngo yemwe bani mugende mwitabire mwumve ibyo bababwira munabigenderemo, bati naho twebweho ngo bababwira bakoresheje umugani wa rya tungo riba mu rugo rikora akazi k'umugoroba cyane, ngo baravuga bati ntawe urishaka arikuze. Ariko mu Kinyarwanda bafite uko babivuga, bati ntawe urishaka arikuze, ariko ko hano tudaca imigani ku manywa, ngo barababwiye ngo ntawe ucirira imbwa ikuze. Nagira ngo bitumvikana ukundi kuntu, nashakaga uko twabivuga neza mu Kinyarwanda. Ahangaha tugomba kuganira neza. Uyu munsi abazaga bakuze, mutari burindisha itegeko, mwatubwiye muti RPA iradadiye, ubwo nuvuga ko n'uwashaka kwikorera ibyo abonye ntibikunda. Ariko noneho abo bose bagiye baza bazwiho amadeclaration, wenda abantu babahimbira cyangwa bavuze ntawe ubizi, bo kubakonvenka kubibumvisha no kuza byaraboroheraga? Ntabwo byari byoroshye. Abantu bakuze mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye, ariko byarageragejwe. Alex Kanyarengwe yaje avuye Tanzania, niho yari yarahungiye. Yaraje yaraje cyangwa rimwe mwagiye kumureba? Na RPF yagiye kumureba, ni nayo yamutumije, ni nayo yamuzanye. Niyo yamuzanye, araza aba vice chairman w'umuryango, aho Leta General Fred Rwigema apfiriye, aba chairman. So ariko murabyumva aho yaravuye, amateka yaravuyemo, n'imyumvire n'imyaka, no kugira ngo bihinduke vuba n'urugendo. Abandi navugaho ni bari abagabo twafunguje Ruhengeri, Colonel Lizinde, Biseruka, Muvunanyambo, n'abandi bazanye n'abandi. Ariko bageze mu Birunga, ko twafunguye prison tugeze mu Birunga, ubwo twari dufite ibyishimo by'uko tubonye abakomanda, abamajoro, abantu bakomeye bize igisirikare bateye ubwoba, bagiye kudufasha urugamba, noneho bazi n'imirwanire yabo bari bavuyemo, noneho banabarakariye cyane kuko bari barabafunze ngira ngo burundu mu munyururu. Ariko bageze mu Birunga, icyo nibuka neza ni uko basabye imbunda, babaha imbunda, baragenda mu gitondo nka saa 12, saa 3 bari bamaze kugaruka, batageze no ku rugamba. Bagarukira mu nzira
bigaragara ko batabishoboye. Ku bijyanye n'imitekerereze n'imyumvire byari bigoye cyane, ni ibintu byari bigoye. Nihuse nababwira urugero rumwe rwa Lizinde. Lizinde yari ibyumba mu gihe cyo guhagarika jenoside. Abona amakuru kuko yari komanda mukuru, yari afite ama-escort, yari afite radiyo, amenya amakuru ko ikigo cya Kanombe inkotanyi zagifashe. We ubwe bimunanira kwihangana, ati inyana z'imbwa ziragifashe sha, ati zifashe kiriya kigo, ati ziragifashe gutyo ati ziragifashe, ati baragitaye, ati baragitanze, ati ariko barabeshya, atabaye komando babigogwe nibahagera baragisubirana. Ubwo urumva ni umuntu twari tumaranye hafi imyaka 4 ku rugamba, ariko urumva imyumvire ye n'imyaka ye nuko byari bimeze. Hari abo utashoboraga guhindura nubwo wagira gute. Yego, ubuze ubunyarwanda ntaraswa ntimwamurashe. Ariko se yavuze iryo muraryumva muramureka? Mwamufashije mute? Yabaye na guverineri ngira ngo, yabaye prefe ngira ngo wa kariya karere. Nyuma yaho yabaye prefe wako karere. Ni ibintu abantu bari bamenyereye. Hari n'ibintu bitatangaza. Lizinde kuvuga ibyo n'ubundi yari asanzwe abivuga turi kumwe imyaka yose. Yarabivugaga bimwe tukabiseka, ariko tukibuka amateka ye, aho yaravuye n'uko yari ameze, ibyo bamuvugagaho n'ibyo yari yarakoze. Byaje kugaragara ko hari icyo utamukuramo kirenze, so abantu bakabyemera gutyo.